umurongo ugaragara, umwanya Ikinyarwanda gikwiye kugira, kandi ntibidutere ipfunwe ngo twibwire ko nta kintu dushobora kumenya mu Kinyarwanda. Intiti kayisabe kuri iyo ngingo yatunejeje. Ndumva rero ntabigarukaho cyane. Iby'amakosa agenda kosorwa. Je ndumva nakwibanda ku bintu bitatu nkurikije n'igihe dufite cyangwa tudafite. Icya mbere, uko abanyamakuru bakungahaza Ikinyarwanda. Icya kabiri, uko umunyamakuru akwiriye kwita ku mvugo abahanga mu ndimi bita ngira ngo nyantango, ninza kwibeshya mu mbwire ni uburyo bwo kubaka, bwo kurema interuro kugira ngo igitekerezo cyumvikane. Icya gatatu, uko umunyamakuru yanamba ku bwigenge bwe kugira ngo abukoreshe aharanira kwimakaza Ikinyarwanda. Ingingo ya mbere rero, uko abanyamakuru bakungahaza Ikinyarwanda, uko bakungahaje Ikinyarwanda, ururimi rwacu kavukire. Nabivugaga mu kanya kubanenga biroroshye, kandi mu by'ukuri nta munyamakuru ku isi yose ubaho adakoze ikosa. Iyo bambwiraga amakosa yakozwe menshi, nababwiraga ko iyo ngize Imana numva 10 ku munsi, kuko rwose na ahantu n'umurimo uba utoroshye. Ni ngombwa rero yuko bahurgurwa buri gihe. Intebe bambe inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ntihwema kumvikana n'abanyamakuru n'ababayobora mu rwego bwo kubashishikariza no kubafasha kunoza imvugo n'imyandikire y'ururimi rwacu. Hari abibuka amahugurwa yabaye muri Kamena 2017 i Musanze, ikagira akamaro. Ndabona yagize akamaro rwose, kuko kuva ubwo aho nsomye, aho numvise cyangwa aho ndoye, nsanga abanyamakuru barakoze, barateye intambwe igaragara, bikaba bihuza n'intambwe bagenda batera mu byerekeye ubunyamwuga. Twabanenga ibindi, ariko muri ibyo rwose abanyamakuru bo mu Rwanda bateye intambwe igaragara pe. Ariko nyine hari bashya bagenda baza, nabo bashya nubwo bakeneye ku ubwunganizi bwo kubahugura no kubashishikariza kwita ku rurimi rwacu. Hari bamwe rwose baza bafite impano igaragara, sinshaka kuvuga amazina, bakagaragaza ubuhanga. Imyanzuro yafashwe muri iryo hugurwa harimo iyo gusaba inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco kuba hafi y'abanyamakuru kugira ngo bayitabaze igihe bahuye n'ingorane mu kuvuga, mu kwandika cyangwa mu kwandika Ikinyarwanda, ndetse bakoze ibishoboka byose ubwabo kugira ngo bareme amagambo mashya y'amuga tutaragira. Aha mfite igitekerezo
aha mfite igitekerezo natanga yuko ibinyamakuru bishyira hamwe ayo magambo ya mwuga cyangwa se uburyo abanyamakuru bishatsemo uko basobanura ibintu bibaguyeho bishya, ayo magambo icyo kinyamakuru kikayegeranya kigakora liste yayo, bakagenda bayahanahana mu binyamakuru bindi ndetse bakayageza ku nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco. Igihe hazaba hakorwa inkoranya izi n'izi, ayo magambo tukayaheraho, ndetse hakaba hari n'izina ry'uwarikoresheje mbere, bityo tukazabishingiraho mu gihe dutanga n'ibihembo. Kandi n'uburenganzira bw'umuntu icyo ahimbye icyo ari cyo cyose ko kimubarwaho. Je rero ntekereza ko twabyishimira, tukagaya yego, tugakosora, ariko tukishimira intambwe tumaze gutera mu itangazamakuru. Umunyamakuru cyangwa itangazamakuru bakwita bate ku mvugo nyantango? Nicyo mu gifaransa bakita morphology, no mu cyongereza umenya ari morphology, ikintu nk'icyo. Ni ikintu gikomeye kirenze gushyoma, kirenze kuvanga indimi, kirenze ntibavuga bavuga. Ni ikintu kijya mu bitekerezo. Imitekerereze yanjye igaragara mu buryo mvuga, nungikanya interuro zijyanye n'ibitekerezo nshaka gutanga. Nshobora no kuvanga indimi ariko bigakurikira uko ururimi rwanjye ruteye. Nshobora gutira amagambo mu rurimi rw'amahanga ariko nkarwinjiza mu miterere ya morphology, mu miterere nyantango, nyantego. Urakoze ngo ni imiterere nyantego, ubwo nabisomye nabi. Imiterere y'imyubakire y'interuro mu Kinyarwanda nuko zigenda zikurikirana. Reka mbaha interuro nkenye z'urugero, nizo numvise cyangwa nasomye mu kinyamakuru iki n'iki. Umuntu agize atyo aravuze ngo mu gihe isoko mpuzamahanga ryananiranye kuzura, inzego zibishinzwe zikaba zitana ba mwana, turibaza niki cyabuze. Turibaza niki cyabuze. Iyo niki ni Icyongereza cyangwa Igifaransa. Ewe no kuvuga ngo mu gihe isoko mpuzamahanga ryananiranye kuzura akaba ari cyubanza, ntabwo ari imvugo nyarwanda, ndetse ni Ikilatini. Ni Ikilatini nacyo cyavuye mu Kigereki, nuko bakurikiranyaga interuro. Urugero rwa kabiri, twari twaporojese ko buri umwe wese mu batsindiye isoko bazubahiriza amasezerano. Buri umwe wese ni Igifaransa, chacun ni Icyongereza, everybody, je ne sais pas quoi. Urundi rugero, biramuka bishoboka harebwa buryo ki ayo mafaranga akatwa na sako batayakuye ku mushahara w'umukene. Ibyo ni kimwe wenda n'ibya mbere. Icyo ndangirizaho, urugero ndangirizaho, abinyujije kuri Twitter, Rajowelina yanditse kuri Twitter ye ati
ishoramari hagati y'ibihugu byacu riziyongera kubera aya masezerano. Ni ibyavuba aha ngaha perezida wa Madagascar avuga ukuntu hari amasezerano yasinywe n'u Rwanda na Madagascar ngo ishoramari hagati yacu, ishoramari hagati y'ibihugu byacu, ni ukuvuga yuko u Rwanda ruzajya gushora imari hariya nk'Ikabgayi hagati y'igihugu, ntaho iriya hagati yacu entre ni ikintu rwose cyeze, ariko ntabwo ari Ikinyarwanda, ntabwo ari imitekerereze y'Umunyarwanda. Ingero ni nyinshi. Kugena interuro no gukurikiranya ibitekerezo, umunyamakuru akwiye kujya byitaho, kuko iyo atabyitayeho agenda agorekesha Abanyarwanda imitekerereze yabo, tugatekereza nk'abo hanze nk'uko bagumye kubivuga, akaba ariho amahanga dushoborera. Iyo watekereje nk'undi ukibagirwa uko wowe ugomba gutekereza, aba yakujyanye. Reka ntange urundi rugero, ntange urugero mu ndirimbo, ni naho wenda ndangiriza. Indirimbo ubundi iyo tuzivuze kenshi tuba tuvuga umuco, tukibagirwa ko baririmba mu rurimi, kereka nyine abacuranzi b'inanga batirirwa bagira icyo ururimi bashyiraho, amagambo bashyiraho. Kandi kenshi abigisha indimi hose bifashisha n'indirimbo cyangwa imbyino, amagambo ari mu ndirimbo cyangwa imbyino, abantu bagakurikira iyo njyana ariko biga ururimi. Wirengagije rero ururimi uririmba, ni umutungo uba uri mu guta, ni umutungo uba uri mu gusesagura. Reka mbahe mbibutse impaka ziherutse kugibwa. Hari umukobwa waririmbye agakoresha ijambo ibyatsi, akarikata ku buryo bwe. Bamwe bararakaye ndetse bashaka no kumufungisha, ibintu nk'ibyo, aho gutekereza impamvu yamutera kuvuga, kwandika iryo jambo ni irihe. We yavugaga ko ari ukurwanya ibiyobyabwenge, kandi koko iyo wumvise indirimbo ye yose nicyo yashakaga, nicyo yakoze. Ariko kuki se yatinyutse gukata iryo jambo atyo, kandi abyumva ko bishobora kuzana indi myumvire? Nabonye jewe impamvu ebyiri. Iya mbere nuko yagendeye ku mwuka ugezweho umaze n'igihe muri biriya bihugu biturusha ingufu byo mu Burayi no muri Amerika, aho nta jambo rigiteye isoni ribaho, ntaryo, n'imyifatire iteye isoni, menya n'amategeko bashyizeho batayakurikiza. Muri za 70 mu gihugu cy'Ubufaransa hadutse umuryango w'abakobwa n'abagore bise Mouvement de libération de la femme, MLF, umuryango wo kubohora umugore cyangwa umuryango w'umugore wibohoye, Mouvement de libération de la femme. Noneho ugasanga ari abahungu n'abakobwa bahiganwa kugira ngo barebe urusha undi guhangara, urushije abandi guhangara ahimba igihimbano cye akaba ari cyo kigurishwa kurusha ibindi. Ndakeka ko uriya mukobwa nawe umuntu yamwita MLF, kuko niko bitaga
abahangaraga icyo gihe bagakora ibintu cyangwa bakavuga ibintu bitari byo, nibwo niyo myumvire ye y'inyigisho ziriho, ubukangurambaga buriho bwo bwira abakobwa n'abagore gutinyuka, kwitinyura, kutitinya, noneho bakabyitiranya no guhangara. Impamvu ya kabiri nkeka nuko hari injyana zigezweho mu miririmbire y'ubu, bashobora no kuririmba rwose ukumva uratwawe ariko ntiwumva icyo bavuga. Iyo ari ibintu by'amafoto bihita kuri video, abantu bose baba barangamiye ibyerekanwa, uko basiritana imibiri, uko banitse ibibero, uko batigisa umutungo kamere, noneho abantu bagatwarwa n'ibyo. Ikibi cyabyo ku byerekeye ururimi rero nuko badatuma interuro yateruwe irangira ngo wumve icyo bishatse kuvuga, ntibatuma n'ijambo rirangira ngo wumve icyo rishatse kuvuga. Kandi muzi ko Ikinyarwanda cyumvikana kigendeye ku bintu bigikikije, ijambo ryumvikana rigendeye ku yandi magambo arikikije. Iyo uri kase rero haba ubwo koko ryavuga ibindi. Ukumva rero tutakwigana ibiba mu Bwongereza no mu Bufaransa no mu zindi ndimi zishobora gukatwa zityo ntibigire icyo bitwara. Inzo njyana nk'izo za R&B sinzi uko zitwa, zangiza Ikinyarwanda pe, ziragikocagura ku buryo n'umwana ubyumva cyangwa undi muntu wese atamenya uko bimeze. Ariko nta nicyo biba bivuze muri izo ndirimbo, kuko ibyuma baririmbisha biba bivuze induru ku buryo utirirwa utekereza amagambo. Biragaragara rero ko abahanzi bakurikiza ibyo b'Abanyarwanda, ku mugani wa mugabo twemera turi benshi, bayobowe buka, kuko baba bakurikira ibintu bagafata ijambo akarikubita hasi, ntacyo bivuze, nta butumwa atanga. Noneho umwana uri mu kubyumva, ijambo ryamurwa mu gutwi uko ryakabaye, nta kindi bijyanye, akaba yararuka. Igikwiye ni iki? Icyo wenda twajyaho impaka, nubwo nzi ko bitoroshye. Twari dukwiye kwihatira kugira umuderi tureba twese utunogeye nyarwanda. Kandi iyo Abanyarwanda bahimbye umuderi wabo, no kuvuga urugero ngenderwaho, nabonye bikurura amahanga. Hari ahantu mperutse kubona kuri za WhatsApp umwarabukazi abyina icyarabo mu Kinyarwanda cyangwa Ikinyarwanda mu cyarabo, abihuza. Nta kije byantwaye rwose, nasanze ari byiza cyane. Byerekana nkuko Intitika Sabe yabivugaga, byerekana ko u Rwanda rushobora narwo gutanga ibyubaka imico y'ahandi. Ingingo ndagirizaho nayise umunyamakuru uko namba ku bwigenge bwe ngo aharanire kwimakaza Ikinyarwanda. Ariko kuri ingingo ndangije nibagiwe gushima bari abanyamakuru n'abaririmbyi bishyize hamwe mu ndatabigwi, ngira ngo bafatanyije cyangwa bafashijwe n'Inteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco, bagashyira imbere kuririmba mu Kinyarwanda cyumvikana, bakoresheje
inanga za kizungu yego ariko n'izacu, kandi bikaba byiza bikaba bitahigwa n'ibivuye mu mahanga. None rero umunyamakuru yanambate ku bwigenge bwe bikamufasha guharanira kwimakaza ikinyarwanda. Mutese ibyo bihuriye he n'ururimi? Birahura pe, kuko imvugo cyangwa ururimi cyangwa inyandiko umunyamakuru akoresha ahita yikwiza mu bantu benshi. Ibyo ni biva hejuru bijya hasi, ariko hari n'ibiva hasi bijya hejuru bigasanga umunyamakuru rero ameze nk'icyo twakwita rond point. Hari ijambo ryancitse wa mupolisi usobanura ku wa mbere ibyerekeye umutekano ku muhanda, yavumbuye uko bita rond point. Ryancitse rwose naryibagiwe. Ariko ni hahandi imodoka zihurira ziri buce mu mihanda inyuranye, noneho hakazifasha kubona iyo mihanda zitagonganye. Umunyamakuru ni rond point, ariko ntabwo ari rond point ireka ibintu ngo bize bigende uko byaje. Ni rond point ibibona ikabiha icyerekezo cyiza kubonera abamwumva cyangwa abamurora. Umunyamakuru rero afite uburenganzira n'inshingano zo gutanga icyerekezo no mu byerekeye ikinyarwanda. Muri ibyo biva hasi ni igihe aganirije umuntu uwo ari we wese, urwego yaba arimo rwose, ntagomba kwemera ko uwo muntu afata ibyo amubwiye bikocamye akabyohereza uko byaje. Urwego yaba arimo rwose, ndabivuga nsindagira kuko baremereye mu nzego mu mbabarire, kuko umunyamakuru iyo bamukangaye birumvikana arakangarana, ariko ntabwo yarakwiye gukangarana. Uje amugana wese ari umunyarwanda afite inshingano zo kuvuga ikinyarwanda kinoze. Niba ku mpamvu izo arizo zose icyo kinyarwanda kitanoze, umunyamakuru afite ibintu 4 ashobora gukora, agomba gukora, agahitamo kubitisha uko yabifashe mu majwi, mu mashusho cyangwa mu nyandiko. Ubwo ababaye ntibindeba, bigahita kenshi ugasanga n'ubutumwa wa muntu yari afite ntibwumvikanye, nawe nta nyungu babonyemo. Icyo ushobora gukora cya kabiri, kubisubiramo mu ncamake. Ariko ibyo ngibyo kenshi abantu bakuru ntibabikunda, abona ko ubwo yamugaye, ko amushujuguje, ko adatumye rubanda bamwumva, bikaba byamuviramo ingorane. Ikindi ashobora gukora ni ukubihitisha, ariko akabigerekaho imvugo inoze mu byo bita doublage cyangwa sous-titrage. Icya kane ashobora gukora ni ukwanga kubyakira ngo bihite uko biteye. Afite uburenganzira n'umuyobora yarakwiye kumushyigikira yuko ibintu bije bigoramye, nta message idahita, uvuga ijambo rimwe ane akabura ururimi rw'amahanga, mu by'ukuri ntihagire ikintu cyumvikana ko icyo kintu utagombye kugihitisha, wakwanga kugihitisha. Ibyo babikora ariko byazana ingorane nyinshi birumvikana. Ariko iyo udahangaye ntuhimba. Iyo udahangaye, hari umugabo baririmba ngo, hari umuririmbyi wavuze ngo uretse n'ubuhanga arahangara. Ni mwese mwaramwumvise uwo ari we. Ugomba guhangara kugira ngo uhagarare ku burenganzira bwawe nk'umunyamakuru, kandi ugira akamaro bagusabye kugira. Hari amabwiriza, hari itegeko nshinga, hari n'umukuru w'igihugu wadusabye twese kwita ku kinyarwanda. Nta kuntu rero twabuza umunyamakuru kucyitaho, tukamuyombera, tukamushyiraho igitugu
ngo yice akazi ke kandi ye kurengera u Rwanda n'abanyarwanda. Ndumva narekeraho, ndabashimiye. Kwakire initi Nyirahabimana. Nyirahabimana mu buyobozi bw'ibanze hariya muri mu mazi igihe Ikinyarwanda kirakoreshwa, ariko nibyo cyangwa hari uko bikwiye gukosorwa? Navuga ko mu nzego z'ibanze hari, iyo mvuga ibyo byose, amabwiriza dukora menshi tuyakora mu Kinyarwanda, amategeko dukurikiza ari mu Kinyarwanda, ari mu Gifaransa, ari mu Cyongereza, ariko akenshi twibanda ku Kinyarwanda. Hari inyandiko zimwe na zimwe zikiri mu Cyongereza